Mu myaka ya kera cyane ku isi hagiye habaho ibintu bitandukanye byagiye bitera abantu kugira inzara iri ku rwego rwo hejuru, kugera aho abantu batangiye kwadukira abantu bagenzi babo bakabarya. Tariki 13 mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1972 habayeho ikintu kidasanzwe, ubwo abakinnyi bakomoka mu gihugu cya Uruguay biteretse rwose maze bafata umukinnyi bakinanaga baramurya. Ibi byabaye nyuma y'uko indege yabo yari imaze iminsi 72 ikora impanuka mu misozi yo mu gihugu cya Chile ahitwa Andes. Niba ukunda gusoma ibitabo, ushaka igitabo cyitwa The Miracle of Andes, cyangwa se niba wikundira kureba filime, ushakisha yitwa Society of Snow maze wiyumvira amateka yose uko byagenze muri icyo gihe. Ubundi abantu ntibemerewe kurya abandi nk'uko tubisanga ku rubuga rwa nationalgeographic.com. Mu gihugu cy'Ubushinwa bivugwa ko mu myaka ya kera byabayeho ubwo wasangaga muri resitora zaho kuri bya bipapuro bigaragaza ubwoko bw'ibiryo bafite ndetse n'ibiciro bigura, wasangaga ari ibice by'inyama z'abantu kandi biri ku biciro bitandukanye.